kwibutse washakaga iki niba umaze no kwisanga muri urwo rwego ariko reka mbabwire amafaranga ntasimbura umuntu Bibiliya iravuga ngo ibihe bigwirira bose uyu ni igihembo cy'imirimo kimwe mu gihembo cy'imirimo yabo bakorera hano ku isi inshuti zacu twongeye kubakirana none turabaha ikaze tubifuriza umunsi mwiza tubonereho guhumuriza no kwihanganisha ababa bagize ibyago muri iyi si ubuzima buba buvangavanze rero mukomere uyu munsi rero turagarutse tubafitiye ikindi kiganiro cyiza reka tubanze dusenge hanyuma tukibagezeho data mu izina rya Yesu twongeye kugushima nanone tuguhaye icyubahiro kutwemereye kongera kubona uyu mwanya wo gusangiza abanyarwanda uburyo twakwifata kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza kandi twubahiriza inshingano zacu rero turakuraritse no muri iki kiganiro mwuka wera nk'umufasha twahawe wongera utwungura inama n'ubwenge kandi ntaba ari twe rwose ahubwo uduha umugisha kugira ngo tubashe kukuripresentinga uko bikwiriye icyo wakavuze wicaye muri izi ntebe twicayemo aba ari cyo tuvuga icyo cyose kidakwiriye ntigituruke mu kanwa kacu rwose dusengeye buri wese uzakurikirana iki kiganiro kandi turasenze ngo timu turi kumwe nawe yuha umugisha ibikoresho bikore neza byose kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro mu izina rye rya Yesu dusenze twizeye amen amen yego murakoze cyane turabakiriye rero nkuko twari tubivuze ntago ndi njyenyine n'ubundi ndi kumwe na mwene data Emerita murakoze cyane muraho tubahaye ikaze Emeri karame ndagira ngo dutere amatsiko abantu uyu munsi badutegereje ibiganiro by'umuryango bamaze kubitumenyeraho cyane cyane kubera kuri impuguke cyangwa inzobere muri byo uyu munsi ndagira ngo rero tuganirire ubu nanjye ndaguma mbariza abazadukurikira n'abari budukurikire mu bijyanye n'urushako dukunze kuba tuvuga ibintu bitandukanye ku bantu bashakanye ku myubakire ku mirerere y'abana ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko uyu munsi dushaka kuganira ku kibazo cyangwa ku ngingo ikomeye cyane irebana na finance abantu benshi bavuga ko no mu bisenya imiryango cyangwa ingo biza ku mwanya wa mbere turashaka kugira ngo tubiganireho namwe muzaduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kubungabunga umuryango nyarwanda turashaka kumenya bigenda gute mu gihe mu bashakanye umugabo yisanze madamu ahembwa menshi cyangwa yinjiza menshi kuko hari n'abadategereza umushahara ari abarwiyemezamirimo bihemba bagahemba n'abandi ese umugore yisanze umugabo yisanze madamu yinjiza amafaranga menshi kumurusha cyangwa se wa mudamu winjiza menshi kurusha umugabo we ese bitwara bate kugira ngo cya cyubahiro cy'umugabo gikomeze kuboneka kandi na rwa rukundo na affection madamu akenera yibone iyo conflit ijya ivuka hagati mwayidusangizaho n'uburyo abantu bayijera wonderful mbega ikibazo gikomeye cyane cyiza ariko nanone cyiza kitureba mu buzima bwacu nk'umugore n'umugabo kubera yuko umugore n'umugabo nabo bagize umuryango cyo ni icyambere kandi buriya intego yo gushakana bimwe mu ntego zo gushakana tujya tubona nta kintu cyo kurushanwa kirimo yego urakoze cyane ntago ari amarushanwa ntago tuza mu rushako ntago ari uguhiganwa tuje guhiganwa ahubwo tuba tuje kugira ngo icyambere tumarane irungu nk'uko Imana yabivuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine kamuremera umufasha umukwiriye noneho tuba tuje kugira ngo tunafashanye n'ubundi nk'uko Bibiliya bivuga ngo ababiri baruta umwe uzabirebe mu mubwiriza 4:9 ngo kuko bombi babona ibihembo by'imirimo yabo icyo ngicyo wari uvuze actually ni igihembo cy'imirimo kimwe mu gihembo cy'imirimo yabo bakorera hano ku isi rero ntabwo bikwiriye ko niba mwahembwe umwe agahembwa kurusha undi urugero kuba ari mu kazi bisanzwe cyangwa mukaba muri business umwe akazamuka hejuru cyane kuruta undi cyane cyane umugore ngo bize bihinduke ikibazo reka tube more practical abagabo akenshi
cyangwa se ni nako na Bibiliya bivuga umugore ubaha umugabo hanyuma umugabo ukunda umugore wawe. Hari umupapa derutse kuganira wabisobanuyeho neza cyane ariko sindi bushake kubisubiramo. Rero umugabo ashobora kubigira intambara cyangwa akabigira ikibazo bitewe na complex yuko umugore yazamutse mu ntera mu kazi cyangwa se yacuruje cyane akaba yatangiye kugira amafaranga menshi arushije ay'umugabo. Yaba ari umugabo utarasobanukiwe neza intego yo kuba yarakunze uyu mugore yaramushatse akamwiyegereza ngo abe umufasha we, agatangira kumva atewe ubwoba nuko kuntu uyu mugore arimo azamuka nuko arimo atera imbere, noneho aho kugira ngo amushyigikire kuko icyo nahereyeho ntago muri mu marushanwa ahubwo biriho ubundi yateye imbere abijyanaye ntago bizana mu rugo rwanyu. hari urundi rugo ajya kubaka ngo atangire ashyire yawe maboko n'izo mbaraga ntibiba bije iwanyu. So ntago bikwiriye rero kugutera ubwoba ngo utangire guhangayika no guta umutwe no gutangira gushakisha impamvu hirya no hino yo kugenzura ngo ushake akantu katarimo kubaha cyangwa karimo agasuzuguro. Hari cyanditswe mwadusomeye mu kiganiro twakoze ubushize mwibutsa abantu ko nyine iyo umugabo iyo yavuye iwabo asigwa akaza bakaba batakira abantu babiri bagahinduka umuntu umwe. Yes. Wakwibaza rero ukuntu umuntu umwe competinga nawe against him. Yes. Urimo kwirwanya. Ariko urumva bibaho kuri wa muntu ufite complex. Complex rero ni igikomere umuntu aba yarakuranye. Wenda yakuze iwabo barabakene cyane akavuga ati nanjye ninkura muzaba mundeba. Yakuze ajya mu baturanyi kureba televiziyo bakajya bamukubita bakamwita amazina ati nanjye ninkura ikintu cya mbere nzagura ni televiziyo. So iyo umuntu afite ibintu nk'ibyo muri we yarangiza yumvaga ko ari uzaba komeye ari uzaba ganje ari uzaba yarangiza akabona madame atangiye kugenda asa nk'umucaho mu ntera, hari ubwo batangira kudeveloping iyo mico yo kugira amahane gusa adafite aho ashingiye, hagatangira kubuza umugore amahoro, hakaba n'abumva yanamukura no kuri ako kazi cyangwa ubwo bucuruzi yabwica akabuzambya kugira ngo akomeze. Yes, kugira ngo akomeze amube hejuru. Ariko ibyo birapfuye nta kintu bimaze, ntabwo nzi ko ari umugore washatse. Ubwo se n'umugore wawe ahubwo ubwenge bwabo ndi umuturanyi ntabwo nzi ko wabimukorera waba umushakaho yikise. Ariko ibi ni ibintu ni mwebwe ni wowe nagira amafaranga hari umupapa yigeze kudusetsa yaravuze ati giye umugore wanjye kuba akorera amafaranga menshi ntacyo bimbwiye ati ndayamanaginga maze nkayarya n'umutima mwiza mukunda mukomera amashyi mugira inama nkamufasha n'uburyo tuyinvestinga ati kuko na yacu kuki se birinda kuntera ubwoba. So wawundi utangira kugira ubwoba n'ufite ibyo bibazo ababusanganywe. Ariko ubwo tuvuze ku mugabo ababusanganywe nyine, ariko iyo budafite ikibukoma ntushobora kumenya ko buhari. Butangira kuvayo ni nka za nzara za yapusi iyo hari igifashe ku murizo ubwo aho no ku ruhande rw'umugabo. Noneho reka rero tuze ku mugore nawe. Hari abagore nabo babona bazamutse nawe agatangira noneho kubyitwaza nk'intwaro yo kumva ko atakikwiriye kuba ari we uganduka, ahubwo ubu ngira ngo ari we bakwiriye bamugandukire. Abasha nk'ushaka kubirindura intebe kugira ngo ahandi ya position Imana yahaye umugabo yo kuba ari umutwe w'umuryango aba ari uyifata kano kanya kubera ko imbaraga z'amafaranga zirabimuhesha muri we niko atekereza. Ariko ntabwo ari ukuri, ntabwo ariko bimeze. Bibaye bityo ntabwo waba waraje gushaka umugabo, waba waraje ukurikiye twa dufaranga twe duke yari afite, noneho wabona utangiye kugwiza yawe ukabona ko utakimukeneye, ugatangira ukumva ko wamwigaranzura. Iyo ni imyumvire ipfuye, ntabwo ari imyumvire y'ubumana, ntabwo ari umuco nyarwanda. Ni ibintu by'iki gihe byateye byaho abantu bahagarara akavuga ngo udahari nanjye nabaho. None se niba adahari wabaho waje kumushaka umushakaho iki? Ko mbere atara hari mu buzima bwawe yuguma uko waruri. Washakaga iki? Turagira ngo tukwibutse washakaga iki? Niba umaze no kwisanga muri urwo rwego, ariko reka mbabwire amafaranga ntasimbura umuntu. Never. None se ko Imana yavuze ngo si byiza ko aba wenyine. Yego. Ni ukuvuga ngo hari icyo umuntu akora mu buzima bwawe amafaranga adakora kinini cyane. Hari icyo umugabo wowe ufite umugisha wo kuba umufite wari ukwiriye ahubwo kuba ushima Imana cyane ukanamufata neza kurushaho.
pastor rwose reka tubivugeho ayo mafaranga wagira menshi yagira menshi kukurusha aza nka resources zije kubafasha kubaka urugo igikoresho ariko bibaye ariyo yarakenewe ntago yakugura ntiyagura n'uwo muri kumwe amafaranga ntago agura urukundo never ntiyakabaye rero abashwanisha yakabaye ari umugisha ubafasha mu iterambere yes imyumvire rero yo kumva ko umuntu yagusumbye cyangwa wamusumbye bikabasenyera biba bishingiye ku miterere yacu hari umugabo wigeze kuvuga ngo amafaranga ngo numutubura money magnifies iyo character wari usanzwe ufite atubura ikintu cyari gisanzwe kikurimo ariko cyari gwanditse kubera ko nyine udafite aho kigaragariza ubushobozi bwaboneka rero nacyo kikavuga kiti reka mveyo nanjye ngaragara erega burya nanjye nakwambara nkaberwa erega burya nanjye mfite ijambo nasohoka nkajya aho nshatse ariko se nawe ukubujije gusohoka ariko se kuba wabonye amafaranga ukaba ushaka kujya muri vacances Dubai bikubujije kubanza kubiganira n'umutware wawe ukabimubwira mu mahoro ukamubwira uti ndumva igihe iki niki ndashaka kuzajya hana ndashaka kuzakora ibi nibi bigukuyeho cya cyubahiro se cyo kuba ufite amafaranga uri umukiro muri quartier wapi ntago bigukuyeho pe ariko ikintu kiza gukuraho icyubahiro ahubwo niko kundi uzatangira kubahuka mugenzi wawe kubera ko utekereza ko wagize ubushobozi kumuruta yego ariko reka mbabazi amafaranga ko ari intizanyo ko uyu munsi aza ejo akaba adahari akitera amababa akaguru noneho iyo wamaze kuyishyira mu kirere nk'uko nguko ejo mu gitondo nayo akakubwira ati bayi burya ndagiye ni nkaho yaraje kugaragaza ukuri k'umuntu uri we yaje guhishura uri we hari icyo gihe usigara umeze ute usigara uri hehe usigara se wamaze kugaragara ntugifite naho wihisha bya bindi byari birihishe byarahishuwe umaze kuvuga ko uri umugore w'umupfapfa umaze kuvuga ko uri umugore w'agasuzuguro w'ingare w'igishegabo n'ibindi ariko mbere utarabona amafaranga wari umugore mwiza wacaga bugufi warumviraga wubahaga umugabo agafaranga kamaze kuza gatwara bya bintu byose hariya hantu njyewe uko mbitekereza nta rukundo rwabaga ruhari n'ubundi uwo muntu ngira ngo yabaga afite indi mission yamuzanye aho hantu uzi ko ari byo buriya yabaga akunze amafaranga ariko se niba yaraje adahari ubwo yazanywe n'iki wenda yari afite ibyiringiro ko azaboneka kubita ku mubare akabona ejo bundi hari ikintu kizaba cyahatungutse ariko mama bitari n'ibyo bagore beza reka tubabwire ni ukuri rwose Bibiliya iravuga ngo ibihe bigwirira bose uyu munsi igihe cyagwira umugabo wawe akaba ari we ufite ubushobozi bwinshi burenze ubwawe kimwe nuko wisho cyakugwira akaba ari we ufite ubushobozi bwinshi burenze ubwe ariko nanone ikongera kavuga ngo ikintu n'igihe cyacyo so menya kwitwara mu gihe urimo niba Imana iguhaye umugisha ikabikuzamuye wituma wishyira hejuru byituma ubonye shitambuga turwo wari wambaye byituma utangira kumva ngo ubu ntiwakoreka ariko uzi kuba ushoboye uri umukire reka tubivuge neza uri umugore w'umukire wifite amafaranga yawe ariko ukaba uzi no kubaha umugabo uzi no gutunganya iby'urugo rwawe noneho bikongeraho kuba uzi Imana biraryoha oh my goodness yaho ibyo gushira isoni abantu babonye amafaranga biramenyerewe biri populaire ubundi akantu kadasanzwe gashya wagakoze nako ko kubaha umugabo ukamucira bugufi kandi si kubaha ikuzi kuri ucyubahiro n'Imana rega buriya iyo ubanje Imana akaba ariyo witoza gupfukamira nayo ntuyicike kubera ko wateye imbere n'umugabo uzashobora kumwubaha ubundi bijya gupfa byahereye iyo twacitse Imana tukayitera umugongo nayo tukayisezera Mana urakoze ko mumugisha bayi no mu rugo uragenda ugasezera ahantu hose ukaba utakirwiyambitse so nagari byiza urakoze cyane iyo ngingo yari ikwiye ko tuyitindaho okay hanyuma se hari ubundi ni hehe byaturutse yuko buri gihe umugabo agomba kurusha umugore amafaranga ntaho n'abantu ngira ngo babitekereje urumva natwe ukuntu iki kiganiro twagitangiye wagira ngo byubatse nkaho buri gihe umugabo ari ugomba kuba yafite menshi ni mu mico no mu myumvire y'ibihugu cyane cyane ngira ngo byo muri Afurika ariko umuco wa Bibiliya ubundi ko Bibiliya ivuga ko umugabo n'umugore ariko yabaremye
ikabaha ubutware bwo gutwara, ikabaha dominion bombi. Ntabwo yavuze ngo Adamu wowe ukore uzahirwe cyane cyangwa uzatera imbere cyane, kuko amatungo yari muri Edeni n'imbuto zari zihari byose bombi bagombaga kubyitaho mu buryo bungana. So bivuze ngo n'ubundi uretse ibintu abantu bagiye bishyiriraho nyine, kuko none se uretse uyu munsi dufite amahirwe cyane cyane mu gihugu cyacu, kuko bateza imbere umugore cyangwa bamushishikariza kuva mu bwigunge no kumubwira ko ashoboye, no bakamuha amahirwe angana mu bijyanye n'amashuri n'akazi n'ibindi. Ariko mu bihe byashize ntabwo ariko byari bimeze. Umugore nyine yari umuntu uteze amaboko umugabo, cyangwa se yabaga ari umuntu wo mu rugo. Umugabo niwe wasohokaga akajya guhiga, na mbere bagihiga bakihinga bagitungwa nyine n'ibintu bisanzwe bitari ibi by'akazi kacu k'ubwonko k'uyu munsi. Umugabo niwe wasohokaga akajya guhiga. So bishobora kuba byaravuye aho ngaho no mu muco, ariko wenda hari n'abajya babyifashisha ko muri Bibiliya bavuga ngo abagore ngo ni inzabya zoroshye, cyangwa se kiriya gihano Imana yahaye Eva bamaze gucumura, akavuga ngo kwifuza kwe kuzaherera mu mugabo, bakabyubaka aho ngaho, bikavanga n'umuco, bikavanga n'ibyo banakunda. Ariko abantu bakandamiza abandi bararyoherwa, baba bishimira kumva ko ari bo nyine bari on top. Ariko ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo. Mbere y'Imana twese turangana. Rero yaduha umugisha mu buryo bungana. Kandi iyo uri umugore n'umugabo rwose it doesn't matter, kuko byose bigaruka iwanyu. Sinumva icyo mwagakwiye kuba mwamaze kuba umuryango, ubundi nta tuntu tw'ubwiko, nta twanjye nta twawe twakagombye kuza, ni naho bipfira mu by'ukuri. Ku kintu twari dukomojeho rero cy'abagore kuba batunga cyane kurusha abagabo, mu by'ukuri ngira ngo bije ahubwo muri era cyangwa muri iki gihe, aho nyine abagore haje uburyo bwo kuba women emancipation, harya empowerment, aho nabo kwiga bisigaye bikunda. Ubundi wahereye karubyita ubuhigi, ubu ngubu kuko ibihigisho babikura hamwe mu iterambere, twese duhigisha umutwe. Noneho ya mitwe twaba twayabashije kuyityariza hamwe, twagize amahirwe angana twese yo kujya ku ishuri, tukagira amahirwe yo kubona imirimo. Ntekereza ko hariho wenda abantu basigaye babona ko noneho bishoboka, ariko mu by'ukuri imbere amahirwe yo kwiga ku bana b'abakobwa yabaga ari makeya. Noneho rero iterambere ry'umuntu utize n'uwize burya ntabwo byihuta kimwe. Ni nayo mpamvu leta yacu igenda ikangurira abantu mu nzego zose, n'abakuze batagize amahirwe bakabigisha gusoma no kwandika. Ni muri rwa rwego rwo kugira ngo niba tuvuga iterambere hatagira usigara inyuma. Rero ndumva nagushimira cyane. Ariko nka message wumva waha abantu badukurikiye, tutasubirayo tutabasangije. Murakoze cyane. Twari tuvuze kuri icyo, ndagira ngo mbwire umugore n'umugabo batwumva, cyangwa n'umuhungu n'umukobwa batwumva, no mu rugo iwanyu hariya ko turera abana bacu. By the way niho bihera, uko turera abana bacu b'abahungu n'abakobwa, nibyo bimuha ikintu cyo kumva ko umuhungu azakura nyine ari top. Yabona na mushiki we, hari n'abagirira ishyari bashiki babo cyane, akumva ati ntago uri umukobwa wowe, akamuca intege, uri umukobwa wowe, ibindi ntago wabikora, biriya ntago wabijyamo, n'iby'abagabo nibyo ntago ari byo. Ibyo bintu rwose mubyihorere, murera abana bose mu buryo bumwe, kuko ntabwo uzi icyo azavamo, ntabwo uzi uriya muhungu icyo azavamo, ntabwo uzi uriya mukobwa icyo azavamo. Hanyuma nitugera mu rugo nanone, abagabo ntibakumve ko ari bo bagomba kuba the best all the time, ahubwo ngiye umugabo nshima ni wa wundi ubona potential iri mu mugore we, akamushyigikira, akamukomera amashyi, akamubwira ati komeza, ndagushyigikiye, genda ukore kurushaho, genda utere imbere kurushaho, kuko uko atera imbere niko nawe utera imbere, niko umuryango wanyu utera imbere, niko itorero ritera imbere, niko igihugu gitera imbere. Bajya bakunda no kuvuga ngo uwigishije umugore aba yigishije igihugu. Kubera iki? Umugore niwe ubyara, amarana umwana amezi 9 mu nda, amuha ubuzima, noneho kandi ni nawe umarana nawe igihe kinini. Iyo yamaze kuvuka niwe umuha imico, niwe umuha indero, niwe
so iyo babaye bazima bakagubwa neza niyo bafite ayo mafaranga by the way agira akamaro kenshi ku bantu benshi batandukanye kurutwa iyo afite n'abagabo uwo mwanya ntawo dufite kujya muri izo detaye ariko turiyiza uko duteye mu buryo butandukanye pe umugore n'umuntu ufite umutima wagutse ashobora no kubona umwana w'umuturanyi atagiye ku ishuri umuturanyi akagira uwo mutima wo kumva ngo kuki yicaye akagira iryo shaka yagakurikirana yes akaba yafata no muri ayo mafaranga ye yanyu akajya kurihira uriya mwana hako ntekereza ko abagabo bafite uwo mutima ari bake ntabwo ari twe twiremye nta nubwo ari twe twaremye ngo duhitemo ngo yazamera cyangwa yazamera atya ariko reka dushyigikirane mu miremere yacu kugira ngo turusheho kugira isi nziza n'imiryango myiza muri rusange urakoze cyane rega n'ubundi mu by'ukuri imiremerwe yacu yaje ariyo kuzuzanya kugira ngo icyuho cyanjye mugenzi wanjye acyuzuze kabisa rero byaba nabyita ubupapa kumva ari byo ugira intwaro yo gukubitisha mugenzi wawe kandi nawe ubizi ko hari ibyo ashoboye bidashoboye koroherana rero vraiment ni ingenzi kugira ngo abantu bagire umuryango mwiza kandi unejeje murakoze cyane rero yes mwibare kudutega amatwi mwibare kuhaba mwibare kudukunda ariko nukuri ibintu nibigufasha ujye ubisangiza n'abandi kugira ngo nabo bafashwe kandi mujye mutuganiriza mutubwire amanimero bari aho ngaho mutubaze n'ibibazo munajye n'inama mutange n'ibitekerezo y'ukuntu mwebwe mu byumva ese aho ngaho iwanyu hari abantu bafite ikibazo nk'iki turiho tuganira mutubwire kugira ngo tumenye n'ubutaha aho tuzahera n'ibyo tuzabagezaho murakoze cyane reka rero dushimire abakunzi bacu Imana ibahe umugisha turabakunda niyo mpamvu ibihe byacu tubigabana namwe twafasha n'amasaha tukayabasangiza kugira ngo tugire natwe umusanzu dutanga ku miryango yacu nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi rero Imana ibahe umugisha turabakunda shalom